Banje kubasuhuza mwese abakurikirana TV, aka ni kakanya keza mbagezaho za nkuru zidasanzwe. Njye muganira ni Engineer Juventus. Tudatinze rero reka twanzike aho tugiye kuganira ku munyarwanda witwa Lionel, akaba ari umunyarwandakazi aho ubu yitwa Lily Tron. Lionel kuri ubu rero ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahisemo kwihindura umukobwa ndetse ahindura n'amazina yiyita Lily Tron. Aha wakibaza uti se ateye ate? Afite ikibuno giteye nk'icy'abakobwa, afite amabere ndetse yishyizeho n'imisatsi imeze nk'iy'abakobwa, inzara ziba zisize nk'iz'abakobwa, anitwara nk'abo neza. Mbese udasanzwe muzi ntabwo wahirahira utekereza ko yigeze kuba umuhungu. Ndetse binavugwa ko uyu Lily Tron yanayobotse inzira yo gushakira amaramuko ku mbuga nkoranyambaga zicuruza amashusho ndetse n'amafoto y'urukozasoni. Abazi uyu mukobwa Lily Tron wahoze ari Lionel nk'umuhungu bavuga ko yaje kwihindura umukobwa muri 2019, kuri ubu akaba atuye mu mujyi wa Dallas muri leta ya Texas. Uyu munyarwanda cyangwa se umunyarwandakazi Lily Tron bikaba ngo byaramuhiriye kuko mu minsi iri imbere akaba azakira Rick Ross mu gitaramo uyu muraperi azakorera muri leta ya Texas. Iki gitaramo byitezwe ko kizaba ku tariki ya 3 Nyakanga 2022, aho itike ihenze izaba igeza ku madolari 10,000. Ibi rero ntibyari bimenyerewe ku banyarwanda ku isi yose. Iyo bavuze umugabo wahinduye igitsina, ibyo benshi bazi nka transgender, abenshi mu mitwe yabo hahita hazamo uwitwa Caitlyn Jenner wahoze yitwa Bruce Jenner. Uyu akaba ari umugabo wa kabiri wa nyina wa Kim Kardashian n'abandi bamamaye. Abakurikira cyane amarushanwa y'ubwiza bo uwahita aza byoroshye mu mitwe yabo ni Jessica Proust witabiriye Miss Belgique 2016. Hanze y'u Rwanda abagira imitekerereze yo kwihinduza igitsina babanza guhinduka umukobwa cyangwa umuhungu ku mutima, bakagira imitekerereze yo kwihinduza ku mubiri, bikageraho ndetse leta yemerera uri umusore kuba inkumi no mu byangombwa. Aha ushobora guhita wibaza uti se uyu Lily Tron ari mu bihe bya transition? Ukurikiranye neza Lily Tron ku mbuga nkoranyambaga yifata nk'uri mu cyitwa transition. Transition itangira ku mitekerereze yo kwihindura igitsina, hakabaho guhinduka umukobwa cyangwa umuhungu ku mutima ndetse no kugira ibyiyumviro byo kwihinduza ku mubiri nk'uko nari nabibabwiye haruguru. Iyo umuntu amaze kugira iyi mitekerereze nibwo agana abaganga kuko aba yumvamo ko igitsina abarizwamo gitandukanye cyane n'icyo we yavukanye, agafata umwanzuro wo gutangira urugendo rwo kwihindura igitsina ku buryo abarizwa mu cyo yishimira kandi yumva kimunyuze. Transition ishobora gufata amezi cyangwa umwaka cyangwa imyaka myinshi. Urebye nk'amafoto ya Lily Tron ya kera uhita ubona ko atandukanye cyane n'ubu, kubera ko kera atagiraga urugero, yari afite amabere mato, ikibuno gito, ariko byose byarahinduwe bigirwa nk'iby'abakobwa neza. Inzobere zo mu rugaga rwitwa Mayo Clinic rw'ibitaro bya kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza ko ubu buryo bukorwa hagamijwe guhindura imisemburo umuhungu yari asanganwe yatewe n'impinduka zo mu gihe cy'ingugimbi. Bwifashishwa umuntu ashaka kugira imisemburo y'igitsina gore. Feminizing hormone therapy yifashishwa mu guhindura ijwi rya kigabo rigahinduka ijwi ryoroshye mu buryo bwa kigore, koroshya umubiri ukarushaho kuba uw'abagore, kugabanya imwemwe kugera zikendereye n'ibindi biranga abagabo bigahinduka. Muri ubu buryo umuntu ahabwa imiti yo kugabanya imisemburo ya kigabo, agahabwa indi ya kigore mu kugabanya gukomeza kwiyubaka kw'imisemburo ya kigabo no gukomeza gukuza cyane iya kigore. Impinduka zitewe nabyo zishobora kumara igihe gito cyangwa kirekire. Feminizing hormone therapy ishobora gukorwa yonyine cyangwa igafatanwa no kwihinduza uruhu wari umugabo akikuzaho igitsina cya kigabo hifashishijwe uburyo bwitwa feminizing surgery. Feminizing surgery bwo ni uburyo umugabo akoresha ashaka guhuza neza uko agaragara n'indi miterere y'igitsina cye. Aha haba harimo top surgery yifashishwa hongera ingano y'amabere na bottom surgery ikorwa hakurwaho
ibiranga igitsina gabo byose, ibyo umuntu yakita gushahurwa, umuntu agahangirwa igitsina cy'abagore ku mubiri we. Gukora ibi bishobora guhenda cyane ndetse bitera ingaruka n'ibindi bibazo bikomeye kuko bisaba abaganga guhoza ijisho ku muntu wabikoze. Ndetse mbere yo kubagwa umuntu asabwa kubanza kugana abaganga bashinzwe gukurikirana abafite ibibazo by'imitekerereze. Umuganga nk'umwe mu basanzwe bakora ibi bikorwa iyo agiye kubikora abanza kwereka uwo agiye kubikorera ibyiza n'ibibi we akihitiramo. Murakoze, yari Engineer Juventus, ndabakunda cyane, ciao ciao.